Ibihe byiza kuri mwebwe mwese abakomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Baraka Voice Media TV. Muri aka kanya tubazaniye amakuru akomeye cyane. Hari amakuru avuga ko M23 ifashe igifaru kandi gifatiye ku rugamba. Ese bene kugita bigenze bite kugira ngo bagite? Ese igifashe mu buhe buryo? Igifatiye hehe? Ibyo ni ibintu ugiye kuba wasobanukirwa muri iki kiganiro buryo bumwe cyangwa se ubundi. Si byo gusa kandi dufite n'andi makuru ari kuvuga ko ahantu hitwaga cyangwa se hitwa Gitumba, ahangaha hari hamaze iminsi igeze kuri 3 ari zone neutre, kuvuga ngo mu mpande zose z'imirwano nta ruhande na rumwe rurimo atari M23 na twirwanaho bahafite, ndetse kandi atari na FARDC n'abambari bayo bahafite. Ariko ubu tuvugana hari uruhande rumwe ruhise ruhaza. Ese urwo ruhande ni uruhe? Uraje rusobanukirwe muri iki kiganiro. Si ibyo gusa kandi dufite n'andi makuru yo muri Kivu y'Amajyaruguru, muri access zitandukanye aho habaye deployment cyangwa se ingabo za FARDC nabo bafatanyije bahadeployinze ingabo nyinshi. Utu duce twose bahadeployinzemo ingabo nyinshi, bafite intego ngo yo kwigarurira Rubaya. Utu duce twose ndaje ntugusobanurire, twinshi duherereye muri territoire ya Masisi, utundi turi muri territoire ya Warikare. Ahangaha rero ngo ni mugambi ukomeye cyane, mugari kandi ku bitero ngo binini byagutse by'impande zose kandi bihozaho, biteganyijwe mu masaha cyangwa mu minsi iri imbere, hagamijwe kwigarurira ibirombe bya Rubaya kugira ngo Trump yongere yumve Gisegeti neza, amurebe icyoroshye mba ariko mbyita. Aya makuru rero kimwe n'andi yose tugenda tubagezaho urakomeza kuyakurikira niba ukanda like. Ibuka gukora like ku biganiro byacu, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Iyo ukanze like biradufasha kugira ngo amakuru yacu agere kuri benshi, ariko nanone nawe bikagufasha ko ureba ikiganiro kidategwa. Ikindi ni reba gato munsi ikiganiro ahangaha, nusanga utari warakoze subscribe ari wowe wenyine wasigaye, uhita uyikanda, uhita ufungura n'akazogera kugira ngo ujye uhora umwe mu ba mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Njyewe nitwa Baraka, munyemerere twinjire muri izi article cyangwa se muri izi ngingo z'ingenzi. Munyemerere amakuru y'ingenzi tuyahere kuri uku gufatwa kw'igifaru cya iki gifaru cyafashwe na M23. Ese ubundi cyari icyande? Amakuru y'ingenzi agaragaza ko abarwanyi benshi bari bari mu mujyi wa Baraka bazamutse bakaza mu bice bitandukanye birimo ahitwa Bibogobogo, ahitwa Mirimba, ahitwa Rurimba ndetse n'ahitwa Kabanju. Ahangaha ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya territoire ya Fizi. Ibi nibyo bice yenda tubanshije kumenya byajemo deployment cyangwa se byajemo abasirikare bari baturutse ibaraka. Amakuru y'ingenzi agaragaza ko abinjiye mu bindi bice cyangwa se baje mu bindi bice bo batigize batangiza intambara, ahubwo bo ngo bari gutegura intambara ishobora kwaduka mu masaha cyangwa mu minsi ikurikiyeho, ahubwo abahise batangiza intambara byihuse, bisa naho iri rugamba cyangwa se iki gitero batangije cyari kigamije kugira ngo intare za Sarambwe zitaza kurasira mu nzira abangaba bandi bari kuza mu bindi bice. Ni ukuvuga ngo aho imirwano yabereye nahitwa Kabanju. Ahangaha honyine niyo axe yonyine yabereyemo imirwano. Iyi mirwano rero ngo yajemo n'igifaru, bisa naho FARDC rigamije ko itangiza intambara ku gice kimwe cya Kabanju, hanyuma intare n'amadubu bikahugira muri iyo ntambara, muri iyo mirwano, hanyuma bikaza korohera abari mu rugendo bashoreranye mu bice bimwe baturutse ibaraka berekeza mu bice bitandukanye maze kuba nakubwira birimo Bibogobogo, Mirimba, Rurimba ndetse n'ahitwa Kabanju ari naho habereye imirwano. Ikiriho nuko amakuru y'ingenzi agaragaza ko muri ibyo bice bindi FARDC n'abambari bayo biganjemo abazungu benshi. Binavugwa ko ngo baba ari ababirigi, aba ni abacanshuro, ndetse kandi abarundi bo bisa naho bataratenyuka kubera ko muri iyi deployment baje ari bakeya. Haje abarundi bakeya rwose, ndetse kandi haje babandi babwiye mu kiganiro cyashize boherejwe ukwabo, bo batarasiwe za Poezero, batarasiwe mu Minembwe. Haje abandi boherejwe ukwabo batari bararwanye na rimwe muri intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bo mu gisirikare no muri Burundi FDNB, nibo bagarutse mu rugamba cyangwa se nibo baje mu rugamba, bazanye nyine amaraso mashya, bazanye amaraso ashyushye mu rugamba. Ni ukuvuga ngo rero abandi rero barahabutse, baracyavurwa, baracyagira ute, urumva
nta nubwo leta y'u Burundi niba wasanga yaranabakuye icyizere cyangwa se yanze kubizera ikavuga ati aba bantu barwana batabishaka banagambana, nta wamenya, yabaye iretse kubohereza, babarekeye Baraka ahubwo bohereje abandi bari baje vuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, babandi nababwiye mu kiganiro cyabanje niba mwaragikurikiye. Ibyo rero byatumye imirwano yabereye ahitwa Kabanju, ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo, FARDC niyo yatangije ibitero ifatanyije na Wazalendo, dore ko abacancuro bo bari batarahagera baturutse Baraka, bo bari bari mu nzira, kuko na Kabanju naho hari mu bice byajemo deployment cyangwa se byajemo ingabo zari ziturutse Baraka, kuko zari zimaze ibisi ziharunze, ngira ngo nabibabwiraga, ariko ubu tuvugana zamaze kujya mu ibyo bice bitandukanye biherereye muri Kivu y'Amajyepfo, mu mugambi wo kwigarurira Minembwe yose kugeza Minembwe centre, niwo mugambi bafite, niyo target FARDC n'abambari bayo bafite. Igitero bagabye rero ahitwa n'ubundi muri iyi axe ya Kabanju, M23 yabanje kuresista cyangwa se gutuzaho, barabanza bararasa gusa, bamaze kurasa M23 ikintu yakoze nta kindi, muri ya mayeri yayo cyangwa se muri tekiniki zayo, ikintu yakoze nta kindi, yasaye gusa naho ijya kubaturuka inyuma. FARDC bari bagiye kuyituruka mu mugongo ngo bariho bayirasira, kubera ko iyo bayituruka mu mugongo bari guhunga, urumva baturutse hano Kabanju, bari FARDC iyo bayirasa bayiturutse mu mugongo bigakunda, yari guhunga yerekeza mu bice bigenzurwa na Twirwaneho na M23, bayiturutse mu majyepfo bakayizamura berekeza mu bice bya Poezero, mu bice bitandukanye bya Rugezi, niho yari kuzamuka isatira yerekera mu Minembwe. Iyo biza gukunda ko intare za Sarambwe zirasa ziturutse mu mugongo, yo ikintu zashatse gukora, zashatse gusa naho nazo ziturutse Kabanju ngo zituruke mu mugongo zirase, kuko zabanje zirabarika bararasa, ahubwo zivamo zijya kubaturuka inyuma. FARDC rero yaje kubivumbura, kandi ibivumbura n'igifaru yamaze kukizana ku mirongo y'urugamba. FARDC ikimara kubona bo bagiye, yagize ngo nuko batinye igifaru baragenda, kumbi bari bagiye kuyituruka inyuma, ndetse kandi yamenye amakuru ko bagiye kuyituruka inyuma, ahubwo nayo itivamo. Mu kuvamo rero bagerageje gutwara igifaru cyabo biranga, kubera ko babonaga ko abasirikare barimo bagitwaye baza gushyana nacyo, byanze bikunze M23 iza kuba yagitwika. Niko kugita rero bakizwa n'amaguru barakinagira, bahita bongera barahunga. Igitero cyabo ntabwo cyageze ku ntego, niba koko ari intego yo kwigarura kano gace kose ka Kabanju, ntabwo byagezweho, ahubwo banatakaje igifaru gifite agaciro k'amafaranga atari makeya, kubera ko ntazi ubwoko bwacyo, ntabwo ngiye kugena ngo ni amadolari runaka, ariko byanze bikunze ni igikoresho cy'ingenzi ku rugamba. M23 ishobora kudahita igikoresha ubu nonaha kugira ngo FARDC itavuga ngo ibifaru by'u Rwanda byaje kuturasa, ahubwo ikaba ikihoreye ikazakirasa aho bizaba ngombwa, ikazagikoresha aho bizaba ngombwa, ikacyatsa ikagihagurutsa ikajya kukirashisha FARDC. Birashoboka ko urumva n'umutungo utapfa gupfusha ubusa. Navuga ko kuri uru rugamba uwatsinze cyangwa se urushije indi mbaraga ari M23, kuko yabashije gufata matekwa, yabashe gufata umunyago munini cyane cyangwa se waguse uhenze intwaro y'urugamba, igifaru cy'urugamba. Ntabashije gusobanukirwa neza ubwoko bwacyo naho cyakorewe, ibintu nk'ibyo ngibyo yenda sinabyinjiyemo cyane, ariko amakuru ingenzi ari kugaragaza ko M23 ahitwa Kabanju yahafatiye igifaru. Aya makuru rero ari kuvugwa muri ibi bice, ariko si ibyo gusa, ahitwa Gitumba hari zone neutre, ariko ingabo zimwe mu zihanganye zamaze kuba zahashinga amatako. Ese izo ngabo ni izi? Amakuru y'ingenzi agaragaza ko M23 ubwo yarasaga ingabo za FARDC n'abambari bayo muri ibi bice mu minsi yashize, ngira ngo twarababwiye ahitwa Gitumba habereye imirwano, hanyuma FARDC yavuyemo n'abambari bayo baribo ingabo z'u Burundi na FDLR na Wazalendo, bahise bavamo baragenda. Bagiye M23 ngo nta kindi yakoze, kubera ko yahasanze stoke y'ibiribwa byiganjemo umuceri, akawunga n'ibishyimbo, yahise ibanza gupakira iyo stoke. Ikindi bahasanze ni amasasu menshi, amabox menshi y'amasasu ngarenga 40, machine gun cyangwa se machine gun na stand yayo y'amaguru bayiterekaho bari kurasa imwe, ndetse na semugi nyinshi, nibyo bahasanze. Barabifata basubira inyuma, bakora ripuri, bongera barigendera. Hanyuma ingabo z'u Burundi zo nabo bafatanyije ba FARDC na Wazalendo nabwo bahise bizera ko intare za Sarambwe zagiye byanyabyo,
barabyihoreye bakomeza gutata baratata. Ubu ngubu tuvugana baje kwemeza ko zamaze kuvamo ahangaha hitwa Gitumba, none ingabo z'u Burundi nizo zamaze kuhashinga amatako, zisize FARDC itaraza, zisize Wazalendo itaraza, ubu tuvugana zo ziraje zihashinze amatako. Bakoze cyangwa se ngo bari gucukura indake ku buryo ngo M23 ngo nigaruka ngo bazayirasa bari mu myobo bari mu ndake. Ariko ikintu bibagiwe ni kimwe, ni uko hashobora kuza drone ikajya ibarasira ikagira n'ubu ngo ku ndake, ubundi ukuntu akenshi barasa ufite machine gun ajya imbere y'umwobo w'indake cyangwa se imbere y'indake, bariko byita ku irembo ry'indake, hanyuma hafi hakaba hari undi ufite amashene y'amasasu arimo agenda amutunganyiriza amuhereza kugira ngo arase ataza kugira uwinjira mu iyo ndake. Nuko nguko ubundi biba bimeze. Ariko ikintu birengagije ni kimwe, drone yitwa Kamikaze yo ntabwo itinya izo machine gun ziri ku nkengero cyangwa se ku marembo y'indaki y'umwobo bariko mbyita, ahubwo drone Kamikaze ishobora kuzikiyahura kuri uwo muntu ufite machine gun, yamara kumuturitsa rimwe na rimwe n'ubutaka bukaba bwakiyuka kuri abo ngabo bari mu mwobo, cyangwa se bakabura n'ukundi kuntu baba basohokamo, bitewe nuko inzira niba wenda ari imwe bari binjiriyemo bikabagora yinda kuba basohoka. Gusa ngo bari kubaka, bari guca imiferege, hari imiferege bagenda birukankiramo, iyo ngiyo ngo nibo bari guca, ndetse kandi bazanye n'udufuka bari kugenda barundamo ibitaka bakatugerekeranya ngo nitwo bazajya bashingamo imbunda, bari kuturebesha ahantu M23 bakeka ko ishobora guturuka, ariko nta makuru bafite y'ahantu yaturuka. Icyo kintu kiri kubaho ahangaha hitwa Gitumba, ingabo z'u Burundi nizo zibanje kuza, ubwo rero ngo ziri guteguraho FARDC na izabafasha kurwanira, ndetse na Wazalendo muri rusange na FDLR nkuko basanzwe bafatanya mu rugamba rwa Kivu y'Amajyepfo. Ngibi rero ibiri kubera ahangaha Gitumba ni agace kari kamaze iminsi kari zone neutre, ariko ubu tuvugana kamaze kwinjirwamo n'abarundi bari gutegura aho FARDC igiye kuza. Si ibyo gusa twababwiye nuko tuza kubabwira amakuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Angaha ni muri access zitandukanye habereye deployment cyangwa se FARDC yohereje abantu benshi na Wazalendo yohereje abantu benshi. Ese ibi bice ni ibihe? Ni mu mugambo ukomeye cyane wo gufata Rubaya, ibice boherejemo abasirikare ni axe ya Ntoto, axe ya Gatoyi, ndetse na axe ya Pinga, axe ya Nyabyondo, ndetse iyi axe ya Nyabyondo ni mu gace kerekeza ahitwa Lukweti. Ahangaha hose hoherejwe icyitwa abasirikare. Mwaba numwe urugamba rugiye gushyuha. Ku munsi w'ejo amakuru y'urugamba ndaba nyakurikirana akantu ku kandi, bagezaho ikiganiro kimwe hazi ikindi bigendanye n'amakuru aza kuba ngeza, kuko impamvu nza gukora ibi bintu ndumva hariho amakuru ashyushye. Nuko ngo muri Kivu y'Amajyepfo habaye deployment, FARDC ari nayo ikunda kwataka nabo bafatanyije, bakoze deployment bohereje abasirikare ku mirongo y'urugamba kuri front line. Muri Kivu y'Amajyaruguru naho ni bitandukanye cyane, naho nibyo byabaye, babwiye ibice byabaye kandi ngo hagamijwe kwigarurira Rubaya. Mu kiganiro cyashize nabwiye ko Gisegeti yasebye kubera ko yahamagaye Trump amubwira ngo abantu bakomeje gufata ibice. Trump aravuga ati ndibashaka babifate n'ubundi, nawe wanze kubahiriza ibyo wari wemeye mu biganiro bitandukanye. Ariko nyamara abasesenguzi bakavuga ko Trump impamvu yanze kumva icyifuzo cya Gisegeti nuko yabonaga ko nta mabuye y'agaciro afite nk'ayo M23 ifite. Rubaya Amerika yari yiteze ko Gisegeti azaha iyo Amerika, iyo Rubaya iri mu biganza bya M23. Bityo rero Gisegeti ashobora kuba yapanze plan yo kugira ngo yongere igarurire cyangwa se afate Rubaya, hanyuma Amerika ibashe kumutega amatwi imwumve, hanyuma imubwirire cyangwa se isabe M23 kurekura ibice. Wasanga ariyo nzira y'ubundi Gisegeti yabanyuzemo, kuko byanze bikunze nta kuntu wambwira ngo atangije intambara muri Kivu y'Amajyepfo agiye gutangiza n'indi muri Kivu y'Amajyaruguru. Nuko ngo Gisegeti we ikintu ari gukora iyo muri Kivu y'Amajyepfo ashobora kuba ari nk'intambara yo kujijisha kugira ngo ajishe M23. Byanze bikunze irashoka ko iyi ntambara yo muri Kivu y'Amajyepfo ari nayo yatangiye mbere, ariko mbyita kubera ko twamaze kubona amakuru avuga ko Kabanjo hatangiye imirwano. Bisa naho iyi ntambara yo kugira ngo M23 aba ariho yohereza ingabo, hanyuma muri ako kanya M23 nimara kuzohereza muri Kivu y'Amajyepfo, ako kanya Gisegeti n'abambari be ariko mbyita bahite bataka Kivu y'Amajyaruguru biyerekera ahitwa Rubaya. Nimara gufata Rubaya noneho bahamagara Trump amubwira ati noneho ubu twakumvikana. Bisa naho ariko Gisegeti yashatse, hanyuma muri uko kumvikana ahite asaba Trump ngo noneho mu y'agaciro ndayafite, Rubaya ndayifite, hanyuma mbwirira zirangiye ishyamba
zimvire cyangwa se zirekura ibice byose, hanyuma nawe mu ngaya uze witwarire. Bisa naho Gisegeta cyo kintu ashaka cyangwa se ariyo plan afite, kubera ko Kivu y'Amajyaruguru nubwo hoherejwe deployment cyangwa se hoherejwe abasirikare, ntabwo bo bahise batangiza urugamba. Ntabwo bahise batangiza urugamba, bategereje amabwiriza mashya agomba guturuka kuri etat major. Ubwo rero ni amakuru dukomeza kugenda dukurikira, gusa ku munsi w'ejo uzabane nanjye kuko nzaba ndi kukugezaho akantu kandi haba mu makuru y'urugamba, muri politike na diplomasi. Uzabane nanjye, biroroshye cyane. Kugira ngo bizakunde kanda like, ubundi niba utari warakoze subscribe cyangwa se utari wayikoze kuri iki, uhita uyikora, ufungure n'akazogera, ubundi buri kiganiro cyanjye uzajya ubona ujye uhita ukandaho kugira ngo ubone amakuru yandi agezweho. Umaze kumva ko urugamba ruteganyijwe mu masaha cyangwa mu minsi iri imbere. Ubwo rero ejo turaba tubirebera hamwe byose, akantu ku kandi, buri saha, buri kanya, buri makuru uko azajya ngeraho nzajya mpita nyababwira. Ejo ndumva nkurikije ukuntu numva imyiteguro imeze, ntabwo ngomba gutuza ntari kubagezaho amakuru buri kanya bitewe n'amakuru ari kugenda asohoka, haba muri politike na diplomasi ndetse no mu rugamba. Yemerera bizakunde ko duhura muri icyo kiganiro. Icyo usabwa nta kindi, reka nkwifurize kugira amahoro y'Imana no kuzareba ibyo biganiro bindi. Njyewe nitwa Baraka, urakoze cyane.